hari abakoze bagira ngo bereke abantu bashimisha abantu. Imana ifite fajanahu habaa manthura, ngo tuzabigira nk'umukungu gutumuka, usange warasibiye ubusa, warakoze ibihagararo bikoreye ubusa. Kumbi birasaba ngo uhozeho winginge Imana, usabe ko inakwakirira kandi ukomeze ibikorwa byawe kugeza igihe uzitabira Imana. Murakoze. Yes, ntibisanzwe mperere top notch, ni naho nkorera ibiganiro byanjye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tugarutse mu gice cya kabiri kuri bya bibazo abakristo bibaza ku dini ya Islam, hanyuma shehe nawe akabisubiza. Ndumva tudatinze kubera ko n'ikirere kitameze neza, twahita twanzika, hanyuma nimuza kubona twahinduye location no kubera ko ikirere kitameze neza. No, umeze neza? Umeze neza cyane Karzi, mwebwe mumeze mute? Natwe tumeze neza, turashima Imana. Nkuko bisanzwe rero twagarutse turi hamwe n'inshuti yacu, yewe yamaze kuba inshuti yanjye, ni shehe, akunda abantu batoya, kuganira n'abantu bato, aba ari open cyane. Shehe mwiriwe neza? Mwiriwe. Mumeze neza? Bashima Imana tumeze neza. Duherukana igisibo kikiri kibisi, ariko ubu ngubu kiri kugana ku musozo. Kiri ku musozo, uyu ni wo munsi wa nyuma. Ni wo munsi wa nyuma. Eske wenda duhereye n'aho ngaho, umuntu yakibaza nk'ikibazo cyo mu buzima busanzwe, muri taribre yawe, mu gihe cyawe utari mu ibwirizabutumwa, ni iki kintu ujya ukora igihe uri libre, utari mu kazi, utari no mu ibwirizabutumwa? Okay, urakoze. Nkuko nabibabwiye ubushize, amazina yanjye ni Bahame Mukhtar. Nkaba naravukiye hano i Rubavu, akaba ariho ntuye. Mu gihe mba nta kazi mfite cyangwa se muri talibre yanjye, akenshi nkunda gusoma ibitabo, kubera ko burya nize tena n'indimi n'ubuvanganzo, section littéraire. Nize indimi n'ubuvanganzo, nkunda gusoma ibitabo, ari iby'ikizungu, ari iby'idini. Ikindi tena nkunda kureba filime, yaba ari filime z'idini, yaba ari filime z'icyongereza, yaba ari filime z'igiswahili. Ikindi nkunda kuba naganiza abantu inshuti, nkabasura muri free time yanjye. Ni muri make nibyo nkunda gukora. Yego. Urakoze cyane she. Mu rugendo rwawe rw'ubuzima, kuva nyine watubwiyeho gatoya ku rugendo rwawe mu masomo, mu idini, n'ibyari wigeze kumva ucitse intege ukavuga ati ahangaha rwose nari ncitse intege, habuze gato, hari habaye iki? Bongeye mu buzima bundi nta kintu kinshi intege, kubera ko nzi ko ibintu byose bishoboka. Ubuzima bwo kuzamuka no kumanuka. Ariko igihe nacitse intege numva ntaye n'ibiro, nubwo natakazaga umubyeyi wanjye, mama wanjye. Mama wanjye naramukundaga cyane, nawe yarankundaga, yangiraga inama kenshi cyane, kandi ibintu byinshi yangiriyeho inama nkiri umwana muto, byinshi nagiye mbibona. Niyo mpamvu Korani itubwira yuko umubyeyi, mama wawe, aba afite agaciro cyane. Kuko Korani itubwira yuko ngo yagutwise amezi 9, kandi aremera, arahangayika, ibibazo hejuru y'ibibazo, ngo no kugucusa ibyo byose bagafukara amezi 30, ariyo yawanye n'imyaka 2. Bivuga ngo rero anishkuruli, Imana iti ngo uwo mwenadamu ujye unshimira njye Nyagasani, walidayika, ushimire n'ababyeyi bawe, ilayya al-masir, ukora kwigarukiro ryawe ni kwa Nyagasani. Bivuga ngo umubyeyi wanjye, mama wanjye, ubwo namuburaga, namubuze muri 99, nuko nari nkiri muto cyane. Icyo gihe nari mfite imyaka ngira ngo ni 15. Urumva ko ngo turimo turasatira imyaka hafi 40. 99 nari mu myaka 15. So ubwo naburaga mama wanjye rero, icyo gihe biri mu bintu byanciye intege, biri mu bintu byancegeshe cyane, kugeza ubwo yewe nize kumara n'umunsi wose ntariye, kubera kwirwa ndikurira mpangayitse, kuko nari mbuze umubyeyi wanjye. Biri mu bintu byanciye intege mu buzima kugeza magingo aya. Urakoze cyane. Abantu badukurikiye ntibaze kugira ngo twatambikiriye, ni ibibazo bisanzwe byo mu buzima busanzwe, umuntu wese nyine ashobora kwibaza. Eske kuri wowe, of course uri umuntu mukuru, ufite influence nini, yaba mu idini cyangwa mu buzima busanzwe, abantu turakubaha, wenda atari no kubera kuri shehe, no mu buzima busanzwe turakubaha, ukunda kujya inama. Kuri wowe kuba umugabo ni iki? Urakoze ku kibazo cyawe cyiza ubajije. Kuba umugabo ni gukura mu mutwe. Yego. Ntabwo ari imyaka myinshi,
ntabwo ari ukuba umuntu afite amafaranga menshi ngo amwubahe ni umugabo, ahubwo umugabo ni mu mutwe. Kuko hari umwana ushobora gusanga afite nk'imyaka 25 afite ubwenge kurusha umugabo w'imyaka 50. Ati gute? Kubera ko burya hari icyo bita mu cyongereza wisdom na knowledge. Wisdom ntabwo ivana mu ishuri, aba ari ubwenge karemano Imana yaguhaye. Ariko knowledge you seek yo gushaka, ndi kuvongera ngo urukuyumve, SEEK. You seek knowledge, you acquire knowledge. Ubumenyi ujya kubushaka, you obtain knowledge. Iyo umaze kubona ubumenyi uvana ku babyeyi, uvana mu ishuri, hari icyo bita skills n'ubukorikori. Bwa bumenyi ugenda uvana hano na hariya, ubwo nubwo wagiye gushaka. Ariko wisdom ariyo hekima mu Cyarabu, ni ubumenyi karemano Imana yaguhaye wavukanye, wowe ugizemo experience bitewe nuko wayikomeje kubwongera. Imana muri Qur'an atubwira ngo yu'tal hikma man yasha, Imana iha ubugenge uwishatse. Wa yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira, kandi uwahawe ubugenge ngo no wahawe ibyiza byinshi. Kuri njye rero kuba umugabo mbona no kuba umuntu ari wise, afite wisdom, ari umunyabugenge, afite ubwenge karemano, kandi akabukoresha mu gihe nyacyo no mu mwanya wabyo, kandi ibyo avuga akabihagararaho, akaba umugabo ugira ijambo n'imigambi ye ndetse n'intego ze akazigeraho mu byo yapanze, abibashijwemo no kubaha Imana ndetse no gusenga, kandi ibyo akabigeraho abashije no kubaha uwo ari we wese, akaniyubahana ku giti cye. Ibyo njye mbona ku giti cyanjye ariko kuba umugabo. Igisubizo cyiza cyane. Abantu badukurikiye, ngewe nkunda kuganira just n'umuntu uri wise nk'uko nabikubwiye. Ujya unsubiza nkumva nyine ndanyuzwe, ujya unsubiza nkumva kabisa ugeze kuri point nashakaga yuko ugeraho. Igisibo kirarangiye, turi ku munsi wa nyuma nk'uko wabitubwiye. Wenda wowe umaze imyaka myinshi mu idini, gusiba nyine wenda ntago nakoresha wenda yuko ubimenyereye, sinzi nyine ni experience umazemo igihe kinini, ni imyaka myinshi wasibye. Eske gusiba cyangwa igisibo bijya biba usual cyangwa buri gihe nyine bihora bisaba izindi mbaraga? Urakoze cyane. Gusiba bishobora kuba usual ku muntu ubimenyereye, kubera ko gusiba ni itegeko ry'Imana, by'umwihariko igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Iki ni igisibo isi yose igomba gusiba kuko ari itegeko ry'Imana. Umurongo narakubwiye ubushize, sura ya 2 umurongo w'143, yemwe abemeye mwategetswe gusiba nk'uko bategetswe gusiba babanjirije. Icyo muvanamo, umusaruro muvanamo ni ugutinya Imana. Imana iti ni iminsi mike cyane. Ejo bundi mu twaganiraga hari iminsi ya mbere y'igisibo, ubu ngubu turarangije Ramadan, iminsi 30 irarangiye, uyu ni wo munsi wa nyuma. Imana iti ayyama ma'dudat, ni iminsi mbarwa, ni iminsi mike cyane. Bivuga ngo igisibo ni umwango, ni uko umuntu yakwifata, to abstain, abstinence, kwifata ibibi byose uzi wakora, wakoresha intoki zawe, wakoresha amaguru yawe, ibyo wareba n'amaso yawe, ibyo wavuga n'ururimi rwawe, ukabyirinda bibi kuko Imana yabikuzirisha. Ukarinda umunwa wawe, ukawurinda amagambo mabi, ahubwo ururimi rwawe rukaba ari ururimi rusingiza Imana, rutagatifuza Imana, rusoma Qur'an, rwirinda amagambo mabi yakomeretsa bagenzi bawe. Kuko iyo usibye, usiba ingingo zawe zose, amaso, amatwi, amazuru, amaguru, no kuvuga ibiterekeranye. Icyo nicyo gisibo. Igisibo rero ni ingabo. Mwemera ati ngo asawm cyangwa se wasiyamu junna, w'igisibo ni ingabo. Ingabo ni iki? Nicyo twita mu Cyongereza shield, ariyo bita mu Gifaransa bouclier. Ngo ni cya kintu kigukingira umwanzi wamuhanganye. Ngo iriya ngabo rero wowe wasibye aba ari ingabo ikurinda na bya bindi bibi byose, icyaza kuba cyakwataka, kije kuba cyagutera, ukabasha kuba kwiprotectinga. Iyo niyo ngabo. N'igisibo rero kikurinda bya bibi byose, kikakubera ingabo ikurinda n'ibiriya bibi byose, kubera ko ariko gusiba ari itegeko ry'Uwiteka. Biwe ngo gusiba bikubera ijoro ryari, ni Ramadan, ni itegeko ry'Imana. Ariko hari ibindi bisibo byitwa sunna, ibisibo ibikorwa by'inyongera. Ariko ibyo bikorwa akaba ari sunna, ibikorwa byakozwe n'intumwa y'Imana. Ubiretse ntabwo bihanirwa, ariko ubikoze ubihemberwa kurushaho. Urugero rero Ramadan irangiye, tujya mu minsi 6. Ejo uzatangira tariki ya mbere y'Eid, ari y'ukwezi kwa 10 kwa Kisilamu, bita Shahru Shawwal. Kwitwa ukwezi kwa Shawwal, ni ukwezi kwa 10 kwa Kisilamu. Tariki ya mbere rero irinjira no munsi magharibi. Nimara kwinjira no munsi magharibi, Eid iraba yinjiye. Ejo mu gitondo tuzabyuka turi kujya gusari Eid. Bivuga ngo rero nyuma y'igisibo cy'Eid, uwo munsi umwe uvuyemo, itariki ya 2 niyo dutangira gusiba ya minsi 6. Iyi minsi 6 mwe Imana yivuzeho,
ni Muhammad muri hadith kometse kumusangira ngendo Ayub al-Ansari Ayub al-Ansari Imana mwishimira tubwira ati nimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo man sama ramadanan uzasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan thumma atbahu 6 min Shawwal hanyuma Ramadan akayikurikiza cyangwa se agakurikizaho agaherekeza iminsi 6 yo mu kwezi kwa Shawwal ariko kwezi kwa 10 kwa Kiislamu kana kasuyamu dahr uyu imbere y'Imana baga nk'uwasibye umwaka wose. Sinzi ko wabyiyumvisha kwa kutari umuyisilamu ni nko kumwona bigereranya ngo umuntu nko kurya inka akananirwa umurizo. Reba igisibo ibihembo Allah ni ubizi ntuzahembera igisibo ko ari uzi wasibye ariko rimwe Imana yavuze ngo kuba wasiba iminsi 30 ukayiherekezaho iminsi 6 Imana igufata nk'uwasibye umwaka wose. Reba ibyiza birimo niba Allah ari uzi wasibye nge ntazihembo by'uwasibye no mu ijuru burya ngo hari umuryango uzinjizwamo abantu basibye bawita Rayyan. Rimwe Imana muri hadith aravuga ati inna fil janna baban yuqalu lahu Rayyan ngo mu ijuru hari umuryango witwa Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun ngo umuryango uzinjirwamo n'abasibye fa idha dakhalu ughliqa ngo niba mara kwinjira muri wa muryango Allah azafunga ijuru walam yadkhul ahada min ba'dihim ngo naho nduzinjira nyuma y'abo bantu binjiye mu ijuru abo bazabinjira muri iryo juru rero ngo muryango y'abandi basibye. Bivuga ngo rero ibindi bisibo nyuma ya Ramadan birahari duhere kuri iki ngiki kizaza nyuma y'Eid umunsi ukurikira Eid aricyo gisibo bita cyo kwezi kwa Shawwal iminsi 6 biremeye ko wayisiba wikurikiranyije biremeye ko wasiba iminsi 2 indi 2 indi 2 biremeye ko wasiba 3 n'indi 3 cyo ni igisibo cy'iminsi 6 mu kwezi kwa Shawwal. Hari n'igisibo kimenyerewe cy'ubuzima bwa buri munsi kuwa mbere no kuwa kane buri cyumweru buri kuwa mbere buri kuwa kane. Kuwa mbere dusaba ko Imana yavutse kuwa mbere, kuwa kane dusaba ko ni wo munsi intumwa y'Imana itugore ko ibikorwa by'abemeramana bizamurwa bikajyanwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hari igisibo tena bita umunsi bita Ashura mu kwezi kwa mbere kwa Kiislamu, Tasu'a umunsi wa 9, Ashura umunsi wa 10. Hari igisibo iminsi 10 mu kwezi kwa 12 bita iminsi ya Dhul-Hijja. Hari iminsi 3 ya buri kwezi bita Ayyamul Bayda iminsi y'igitare ni iminsi 3 ya buri kwezi tariki 13, 14 na 15. Bivuga ngo igisibo ntuhibwire ko kiba muri Ramadan gusa aho igisibo tubana nacyo iminsi yose usibye ko ibyo bisibo bindi nkubwiye ari ibisibo bita sunna niyo ngo ni umugenzo w'intumwa yakoraga ariko igisibo cy'itegeko ku bantu bose baturi isi ni igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan kuri wundi ufite imbaraga n'ubushobozi ndetse n'imbaraga akaba yasiba kuko itegeko ry'Imana. Ndabona igisibo kugikora kenshi izo tonwa nyine z'igisibo abantu benshi bajya bafata nkaho nyuma y'igisibo iyo shield ibivuyeho noneho bakaba bameze nkaho noneho babonye umwanya. Ntabwo ari n'abayisilamu gusa n'abakristo basanzwe umuntu mu rusengero ukamusanga ni mwiza character nziza imyitwarire myiza ariko nyuma ya church wamubona nyuma y'amateraniro ukabona umuntu wabonye mu rusengero n'uwo wabonye hanze ni abantu babiri batandukanye. Ukabona umuntu wabonaga mu gisibo n'uwo wabonaga nyuma y'igisibo ni abantu babiri batandukanye. Ubundi igisibo gikora iki ku bugingo cyangwa se kuri roho y'umuntu nyine wakoze igisibo nyuma yacyo? Nkuko nabigusubije imbere ubundi igisibo twavuze ko ari ingabo kurinda n'ibibi byose. Bivuga ngo niba yanga bitakurinze bya bibi byawe wagosoreye mu rutete cyangwa se wavomesheje akayungurizo. Bishatse kuvuga ngo nimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith iratubwira ngo wa khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Ibikorwa byiza Imana ikunda inishimira ni bya bindi bike ariko ko nibwo wabikomeza. Bivuga ngo niba warasibaga warasengaga waratangaga amaturo bikomeze kawo nibwo ngo byaba ari bike ariko Imana irabikunda ikanabyishimira. Kandi Imana ikatubwira yuko tutagomba kuba nka babandi bameze nka yanyoni isoma Qur'ani kajya kurya umurambo. Bamera nka babandi bakora ibikorwa byiza bakajya kwivuruguta mu byondo. Wambaye umwambaro mwiza w'umwe ujye kuvuruguta mu byondo. Bivuga ngo nta kibo warakoze. Bivuga ngo rero nimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith yazamutse ingazi ya mbere ahantu twita kuri mimbar iravuga ati amin. Izamuka ingazi ya kabiri iravuga ati amin. Izamuka ingazi ya gatatu iravuga ati amin. Imaze kugera mu rwego rwa gatatu kuvuga amin hanyuma noneho itanga inyigisho twita mu cyongereza sermon khutba. Imaze gutanga khutba hanyuma abasangirangendo fashtama'u lah barikusanya bajya kuyireba barayibaza ati n'umwa y'Imana laqad samina shay'un minka ma kunna nasma'uhu min qabl. Wari ikintu twakumvishijeho wavuze ubuze amin bugira gatatu ntago twajyaga tukikumvaho mbere bisobanuye iki n'umwa y'Imana. Faqal
Imana basubiza arabwira iti laqad atani Jibril, malaika Gabriel yanziye arambwira ati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati yewe Muhammad, raghima anfu rajulun. Iyi ni riwaya ya mbere, imvugo ya mbere. Imvugo ya kabiri, raghimu anfu muri'i. Imvugo ya gatatu, raghima anfu. Imvugo ya kane, raghima anfu rajulun, ngo arakagwira izuru. Mundi jambo anfu mu cyarabu ni izuru, the nose. Ngo arakagwira izuru bisobanuye ngo arakagira igihombo. Ninde? Itomba cya kibazo bashije. Ngo wawundi Ramadani izinjira akayisiba, ntago havuze utarayisibye, akayisiba. Thumma nsalakh rajulun dakhala alayhi Ramadan, wundi winjiriwe na Ramadani maze kwinjira, thumma nsalakh, Ramadani rivamira genda qabla an yughfaru lah, igasiga tababariwe, ikagenda mbere yuko ababarirwa. Fa abaduhu Allah, undanje Jibril mbwira Imana ati ngo ari kure n'impuhwe z'Imana. Faqultu amin, faqul amin, ngo vuga ati amin. Faqultu amin, ngo nayenda vuga ati amin. Biba ngo wawundi Ramadani izasanga ari muzima akayisiba, ariko ikarindira irengera nkuko n'umunsi ari umunsi wa nyuma, ikarangira atababariwe, uwo nguwo yagosoreye mu rutete, uwo nguwo yavomesheje akayungirizo, uwo nguwo Ramadani ntacyo yamusigiye, uwo nguwo ameze nka yanyoni yasomaga Qur'an ikajya kurya umurambo. Biba ngo Ramadani rero nyuma yaho, what next after Ramadan? Ni iki cyakagombye kuba mu gihe kiraza nyuma ya Ramadan? Umusilamu Ramadan yakagombye kumuhindura. Qala sha'ir, umusizi umwe yaravuze ngo umubarabu haba basize, wa nahnu la nata'allam bi rahil Ramadan لأن رمضان سيعود ولكن نحزن ونتعلم إذا عاد رمضان هل سنكون أحياء بوجه هذه الأرض. ngo twebwe ntago dufite agahinda kubera ko Ramadan igiye, kubera ko Ramadan irangiye, ngo kubera ko Ramadan ngo izagaruka, ngo ariko igihe izagaruka iyo tuzaba tukiriho, tuzaba tukiri bazima. ngo falyakun siyamuna muwaddi' wa qiyamuna muwaddi' wa du'a'una muwaddi', wigisibo cyacu cyakagombye kwigisibo nkaho dusiba turimo turasezera, nkaho turimo gusari nkaho dusezera, nibusaye bwa dusaba Imana nkaho dusezera. Imwe Imana ajyaga mimbar ikabwira Abisilamu, wadu rabbakum mukhlisin la'alla takunu salatukum wada', ngo musebe Allah, musabe Imana, musenge Imana nkaho ari isengesho rya nyuma, kandi ngo musabe mufite ikhlas, sincerity, mufite gukora kubera Imana ko ari izabahembera, ngo ahubwo amasengesho yanyu yaba ariyo ya nyuma. N'Umuyisilamu rero yakagombye gusiba ziko iki gisibo yaba aricyo cya nyuma cy'uyu mwaka, kuko ntabwo azi neza ko umwaka utaha azaba ariho. Niyo mpamvu umusizi yavuze ngo ntabwo tubaye ko Ramadan igiye, kuko Ramadan izagaruka, ahubwo twebwe igihe izagaruka tuzaba tukiriho. Nicyo kibazo. Ngo twagombye gufatirana n'umwanya tukawubyaza umusaruro, igisibo cyacu tukagihozaho, nyuma yaho tukakibungabunga, tugakomeza cya gisibo, tugakomeza tugasari. Gusari ntabwo bihagaze, gusiba ntabwo bihagaze. Ramadan nibivuyemo yabi standard yaje kuwa mbere no kuwa kane birahari, iminsi 3 ya buri kwezi irahari, ibikorwa ngandikira Imana byinshi, gufasha abakene, gutanga amasadaka, amaturo, byose birahari. Bivuga ngo Umuyisilamu yakagombye gufatirana Ramadan ikagira iki imuhinduraho, nyuma hagahinduka. Niba nasengaga muri Ramadan na nyuma Ramadan agakomeza gusenga. Bivuga ngo rero babandi basengaga bazi ko basenga Ramadan, bamenye ko Ramadan aragiye, ariko Allah ahoraho. Ni Allah wa Ramadan, niyo nyagasani washize wa Ramadan. Muri Qur'an Allah tubwira ngo bismillahir rahmanir rahim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muzagaragire Allah kugeza ubwo ushizemo umwuka. Al-yaqin bimana al-maut, kugeza ubwo urupfu rugushyikiye. Bivuga ngo ntabwo wagombye gusenga mu minsi runaka kubera ko Ramadan yaje, nyuma Ramadan ngo bireke, ahubwo gusenga nuguhozaho kugeza ubwo urupfu rugushyikiye. Bivuga ngo baba ndere basenga Ramadan ngira ngo bumvise, kuko ku bikorwa byiza Imana ikundi nishimira, ibyabine niyo byaba bice ariko nyirabyo akabihozaho. Nimwe Imana yabwiye umusahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As, arambwira ati la takun mithla fulan, muruzabe nka kanaka kana yaqumu layla fataraka qiyamu layla, yajyaga byuka gusenga ibihagararo by'ijoro, aza kureka ibihagararo, aza kureka gusenga nijoro. Bivuga ngo niba wasengaga nijoro yari gikomeza, kuko tahajjud qiyamu layl ni mu minsi isanzwe ihoraho. Qur'an ikitubwira aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Imaniti hagurutsa amasengesho kuva izuba rirashe kugeza ubwo rirenze, igihe cy'amanywa swala ya dhuhuri na al-asri, umugoroba iswala y'igicamunsi ni swala ya magharibi. ngo nasome Qur'an ya mu gitondo iriya dusenga isengesho ry'umuseke, inna Qur'an al-fajr, umukuri ngo Qur'an igihe cy'umuseke kana mashhuda, abamareka baza kuyumviriza babayishagaye. ngo wa min al-layli, no mu joro fatahajjad bihi,
nafilata laka. Iyi Korani ujye uyifashisha uyisome mu gicuku mu joro, ngo ni iswala kuri wowe, ni isengesho ry'umugereka kuri wowe. Ngo Nyagasani wazakuzura asa ayabathaka rabbuka maqama mahmuda, harubwo Nyagasani azagusura uri mu bantu, azakuzura uri mu bantu bafite igihagararo basingijwe n'Imana. Imana iranashimira amavandimwe, arubizi yuko umuntu akoze ibikorwa byiza twe dushimira Imana, ariko nayo ngo irashima. Niki Imana ivuga? Imana tuwe muri surati Shura, sura 20 umurongo 25, adati wa may yaqtarif hasana nazid lahu fiha husna inna Allaha ghafurun shakur. Ngo na wa wundi uzakora icyiza tuzamuha ibihembo by'icyo cyiza cye tugitubuye, tuzamwongerera icyiza cye n'ibihembo byacyo tugitubuye. Inna Allaha ghafurun shakur. Umukuru Nyagasani niwe nyiri imbabazi, kandi burya ngo nawe ushimira abagaragu be iyo bakoze. Imana ishimira abagaragu niyo bakoze ibikorwa byiza, kandi iyo batakoze ibikorwa byiza nta Imana yabashimira. Imana shakur uvuga ngo Imana irashimira. Iyo ukoze ibyiza Imana ikundi nishimira, nk'umugaragu wayo izagushimira ikazanira guhembera ku munsi w'imperuka. Babandi rero bakora bazi yuko ibikorwa byabo byakiwe, ntabwo bishoboka. Allah ni uzi ko yakwakiriye, wowe ntabyo ubuze. Inginga Nyagasani hozaho ibikorwa, ubona ko Ramadan yarangiye naye ngo wirare. Umusohaba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, Imana imwishimire, niwe utubwira ngo law a'lamu anna Allah taqabbala minni rak'atayn latamanaytu al-maut ba'daha. Mwenye nyenza kuba nzi ko Imana yanyakiriye raka ebyiri gusa nasenga, ibice bibiri bisengesho tubita raka ebyiri, unaye kwifuza gupfa nyuma y'izo raka ebyiri. Allah, iyo aba narinzi neza ko Imana yanyakiriye ibada zanjye, nibura raka ebyiri nasenze, nari kwifuza kuva ku isi nyuma y'izo raka ebyiri. Ariko hari umuntu umva ko yageze mu ijuru, hari umuntu umva ko ibyo akoze tayari yamaze kurangiza. Inginga Imana muvandimwe, ntabwo uze ko ejo n'ejo bundi Imana ishobora kuba yakubwira ko ibyo wakoze byabaye imfabusa. Imana igaragaza muri Qur'ani, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, sura 25, surati al-Furqan. Ngo tuzabungabunga ibikorwa byabo tubyinjiremo tubirebe neza. Hari abakoze bagira ngo bereke abantu, bashimisha abantu. Imana ivuga iti faj'alnahu haba'an manthura, ngo tuzabigira nk'umukungu gutumuka. Usangiye warasibiye ubusa, warakoze ibihagararo bikoreye ubusa. Kumbi birasaba ngo uhozeho, winginge Imana, usabe ko inakwakirira, kandi ukomeze ibikorwa byawe kugeza igihe uzitabira Imana. Urakoze cyane nawe. Ni ikibazo cy'amatsiko wenda kiri hanze ho gato y'igisibo. Tujya twumva amakuru nakita ubundi amakuru yose umuntu adahagaze haba ari igihuha. Niyo mpamvu yo kubibaza. Amakuru avuga ngo habaho igihano cy'inkoni muri Islam. Ibyo bintu, ayo makuru ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Okay, urakoze ku kibazo cyawe bajije cyiza. Habaho igihano cy'inkoni muri Islam. Ni ukumenya ngo izo nkoni ni ziki, yakoze iki sasa. Urugero muri Islam, mu bihugu bigendera ku mategeko ya Islam, umuntu wibye agomba gucibwa akaboko. Yaba ari umugabo yaba ari umugore. Ariko mu gihugu cyacu kuko bazanye icyo ngicyo, hari andi mategeko byaba ngombwa ko azanwa. Kuko tutari mu gihugu cya Islamu ntabwo byapfa kuzanwa. Ariko Qur'ani tubwira ngo asariqu wasariqa faqtu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala. Ngo umujura w'umugabo n'umujurakazi faqtu aydiyahuma, ngo muzabaca amaboko yabo. Mu cyo nicyo gihembo cyenye nibyo baba bakoze. Bivuga ngo iyo umuntu yibye ikitari yike bamuca akaboko. Muri biriya bihugu bigendera ku mategeko ya Islam. Naam, cyo ni cyambere. Icya kabiri, nk'umuntu wasambanye, Qur'ani tubwira yuko agomba gukubitwa inkoni 100. Ariko iyi aya abantu benshi bayisobanura nabi. Tuyisanga mu sura 24, surati Nur, sura yitiriwe urumuri, kuri aya yawe ya kabiri uhereye aho ngaho. Abati azaniyatu wazani, umusambanyi kazi n'umusambanyi, fajlidu kulla wahid minhuma 100 jalda. Ngo muzaba kubite umwe muri bo, buri wese muri bo inkoni 100. Ngo kandi ntimuzabagirire impuhwe igihe mugiye gukora icyo gikorwa ko bayiseye kurya Imana mu kubakubita. Ngo kandi waliyashhadu azabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Ngo kandi ngo icyo gihano cyabo kizakirirweho abahamya, itsinda ry'abemera Imana bahamya koko aba bantu bakubiswe bitewe no kuba babaye abasambanyi bakoze icyaha cy'ubusambanyi. Bivuga ngo izo nkoni urumva ko nazo zikubitwa umuntu wasambanye bitewe n'icyaha aba yakoze. N'umuntu ngo ubeshyera umwemera Imana ngo yasambanye kandi atasambanye,
adafite abahamya bane muri ya sura ngira ngo hera kuri aya 8 Mwenyezi Mungu aravuga ngo fala tuqbalu shahadatuhum abada alladhina yarumuna almuhsanat babandi barenganya bemera mana kazi bakabashinja icyaha cy'ubusambanyi umuntu akubonye nkangaha hano hiloje Jarudi menya avuye gukora icyaha cy'ubusambanyi Jarudi menya ntabwo wamubonye ba nta gihamya ufite ntabwo uri serious produce 4 witnesses ntabwo uri serious zana abahamya bane basanze ko Jarudi ko icyo cyaha kirimo wasanze ko magura abiri Jarudi ari hejuru ndabiri y'umudamu ari hasi ahubwo icyaha cy'ubusambanyi kiba cyagaragaye ariko ibyo utabonye tukabivuge mu cyongereza nicyo batubwira seeing is believing icyo ubone nicyo ugomba kwizera kuko icyo utabonye ntabwo wakizera Qur'an iratubwira ngo muramenya abantu nk'abo ngabo ntimuzongere kwemera ubuhamya bwabo fajiriduhum 80 jalda mujye mubakubita inkoni 80 abantu igice cya gatatu nkubwiye hari aho twavuze b'inkoni 100 hari aho bagomba gucibwa amaboko uyu nguyu n'abanga bano ni inkoni 80 kubera iki ntimuzakira ubuhamya bwabo baba babeshya kandi muri hadith atubwira ngo iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhab al hadith ngo mujye mujya kure mujye mwikira kure ngo no gukekeranya ngo kubera ko gukekeranya ibyinshi babirimo ububeshyo ibyinshi babirimo ububeshyi ndaguha urugero umudamu umwe nimfasha nyigisho ngufi cyane yari afite umwana mu nzu uwo mudamu umwana ararira umudamu abona ko umwana ashonje asohoka hanze agiye kumushakira amata ariko none iyo nzu yabagamo haje kuzamo inzoka wa mudamu yasohotse ageze hanze nkurikira ageze hanze ya nzoka ishaka kugira ngo yice wa mwana cyangwa se irye wa mwana kumbe muri ya nzu hari haje ipusi y'inturanyi ipusi turetse ku baturanyi ipusi ikinjira mu nzu isanga umwana arimo ararira inzoka igiye kumurya ipusi ihita isimbuka irwana na ya nzoka turimo turareba icyaha cyo gukekeranya ipusi isimbukira ya nzoka irwana nayo imaze kurwana na ya nzoka ipusi kubita inzoka irapfa kugeza ubwo ipusi yari y'inzoka amaraso y'inzoka yose yuzura ku munwa w'iki umunwa w'ipusi ipusi isiga umwana ari kurira ibirokoye umwana ipusi irangije risohokera cya gihe ipusi yasohotse umwana arimo kurira nyina baraje nyina amaze kuza asanga umwana arimo kurira seeing is believing kwirebera niko kwizera ahita akeka yuko ipusi nyiciye umwana ipusi iramuriye yumva umwana arimo kurira ahita ahora ipusi isohoka we ahita yimagina yuko iyi pusi inyiciye umwana cyangwa se ipusi indumiye umwana yese asubira inyuma azana abantu baramufasha bafata amabuye bafata amahiri bajya gushaka ya pusi barayica ipusi irapfa ipusi imaze gupfa ngo igiye gupfa ya pusi ireba wa mudamu gutya birapfuye iyi ndoro ipusi yarebye uwo mudamu hari ikisobanuye umudamu wese yinjira mu nzu kujya kureba ko umwana akiri muzima ageze asanga umwana arimo kurira umwana ari muzima aravuga maskini we ipusi kumbere yaje kunkiriza umwana ngiye nyihembye kuyica gukeka wabibonye bivuga gukeka ni icyaha ushobora gukekera umuntu ikintu kitari cyo nkuko nabivuze ubonye uyu nguyu wavuye mu lodge aha ngaha twicaye bari mu lodge bagiye kure alala icyo utabonye n'amaso yawe abiri niho yahagara Qur'an iti wala taqfu bima laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula sura 17 sura Isra muramenye ntuzahagarare kubidafiteho ubumenyi ngo kubera ko amatwi n'amaso n'umutima nama byose ngo bizabazwa na nyagasani yego kandi maniti fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ngo mujye mubaza basobanukiye Qur'an niba mubwe mutagize icyo muzi bivuga ngo gukekeranya ni icyaha Allah ati inna ba'da ijtanibu kathira min adh-dhanni ya ayuha alladhina amanu yemwe bemeye Imana ijtanibu kathira min adh-dhanni ngo nimwitandukanye cyane no gukekeranya kenshi inna ba'da adh-dhanni ithmun ukora bimwe mu gukekeranya ngo ni icyaha umwe mu bamenye katubwira ngo hadha ba'da dhanni ngo ibintu bimwe mu gukekeranya fa kayfa bi dhanni kullu ngo bite no gukekeranya byose muri rusange soba none wakoze icyaha kirenze yego kugeza ubwo umenye ngo yatubwiye ngo law ra'aytu rajulan aw law ra'aytu khamran ala lihya rajulun aw ala lihyati rajulun ngo ngiye ngo niyo ngo nabona ngo inzoga ku bwanwa bw'umuntu ma qultu shariba gusa navuga ko yanyoye inzoga ya anani ma ra'aytuhu ngo nge ntabwo namubonye ariko kino gihe hano mu Rwanda bazi ko nkange Sheikh n'urugero babonye ku bwanwa bwanjye hari nk'inzoga ntureva
yasinze yanyoye inzoga kandi ntibigeze bambona mfite icupa ry'inzoga. Uyu mumenya tubeye ngo niyo nabona ku bwanwa bw'umuntu hari inzoga sinavuga ko yanyoye kuko sinigeze umubona. Na wa mudamu rero yakese yo kwipusi yamwiciye umwana cyangwa se yamuririye umwana atarinjira mu nzu ngo arebe kuko yenda kwipusi yajije kumukiriza umwana ayihembye kuyica kandi we yamuhembye kumutabarira umwana. Cyeka rero ni icyaha gikomeye kabisa. Urakoze. Wenda kubera ko turi mu kiganiro ndagira ngo nanjye ngire ikintu nunganiraho Shehe kuri ariya mategeko ya sheria Nowa yarabajijeho kujyanye no gukubita abantu cyangwa se ibyo Shehe yaravuze no kuba babaca amaboko. Biriya bintu bitanga security kuko nko mu bihugu by'Abarabu byinshi tuzi usiga ikintu ahantu nubwo waba ugisize mu mujyi ukaza kugaruka ukakihasanga. Kubera impamvu zo kwirinda ubusambanyi baba barashyiriyeho imipaka bakurikije amategeko ya sheria, ubusanga inda z'imbyaro ari nke cyane. Hari n'ibihugu usanga bitabaho, hari n'ibindi bihugu usanga sida iri ku kigero iri muri 0.25. kubera ikikora ko baba barashyizeho ayo mategeko ya sheria n'ubundi abarayo gufasha abantu kugira ngo birinde. Ariko nkaha ukize igihano cyo kuvuga ngo umujura muca akaboko, nkeka ko nabwo abantu bashobora kwitondera kwiba ko biboneye, atari nk'umujura akwiba ahubwo akakwisabira ngo tujye kuri polisi ngo babikemure. Arakoze cyane Darudi ku nyunganizi yiwe. Ni mu rugendo rwawe navuga sinzi ukuntu urw'idini, abakristo bajya bavuga ngo urugendo rw'agakiza, sinzi wenda muri Islam ukuntu nabivuga, ariko urugendo rwawe kuva mu bwana kugera mu iki gihe nyine urimo uyu munsi, ninde muntu ufata nk'icyitegererezo? Urakoze. Ugendeye ku bitekerezo cyangwa se from the Islamic perspective, ugende ku byo ubisilamu buvuga, twebwe nk'abayisilamu umurugoma kuba role model wacu umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuko ni intumwa Qur'an yavuze iramutaka tubwira ibyiza imico ye cyane. Imico imwe Imana yari ihebuje. Ndaguha dalili surati al-Qalam, surati al-Karam, Allah ati wa innaka la ala khuluqin azim. Allah yatatse intumwa y'Imana ngo mukuri wowe intumwa y'Imana uri iminyamico ihebuje. Uno murongo wa mbere. Isura yindi ya 33 surati al-Ahzab, Imana iti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ngo mukuri mwari mufite urugero rwiza mukomora ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyo ni imico dukora ku ntumwa y'Imana. Nimwe kugeza ubwo umwe mu bagore witwa Aisha umukobwa wa Abubakar Siddiq yaje kubazwa ngo tubwire intumwa y'Imana yari imeze ite, imico yari imeze ite. Faqalat Aisha aravuga ati ngo kana khuluquhu al-Qur'an, ngo imico y'intumwa y'Imana n'imimerere ye uko yifataga yari Qur'an. Qur'an iti ngo qad jaakum min Allahi nurun wa kitabin mubin, surati al-Maida sura ya 5. Ngo intumwa y'Imana yabaziye arurumuri kuri mwe n'igitabo gisobanutse cyo Qur'an. Nanone mu sura ya 9 surati Tauba muri aya za nyuma, Imana iti laqad jaakum rasulun min anfusikum, ngo mwaziwe n'intumwa ibakomotsemo, azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ngo iyo ntumwa iteshwa igira agahinda n'ibyo babahangayikishije, ikababazwa n'ibyo bababaje, kandi kubemera Imana bil mu'minina raufur rahim, n'umunyampuhwe. Yibaze ibiduhangayikishije biramuhangayikisha, ibidushimisha bikamushimisha, akagira agahinda agashegeshwa n'umutima yuko ibintu bitubaje. Intumwa y'Imana mu bintu byamubabaje akiri hano ku isi, twebwe abantu baje nyuma ye yavuze ati Mana bari abantu bazaza banyemeye batarambonye, sinzatuza nanjye ariko Mana ntajyanye nabo mu ijuru. Intumwa y'Imana iradukunda ikatwifuriza yuko twazajya mu ijuru, ariko tuyikurikire. Qur'an iti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Muhammad babwiye koko niba mukunda Imana mukurikire intumwa y'Imana, yuhibbukumullah. Nimba mukunguza ibyo ngibyo Imana nayo izabakunda, wa yaghfir lakum dhunubakum, inababarira n'ibyaha byanyu. Ngo twebwe nk'abayisilamu rero, I personally nkanjye ku giti cyanjye role model wanjye cyangwa se uwo nkurikira uwo ngenderaho ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuko nitwigisha ino dini. Ibi byose tuvuga niwe tubikesha, niyo tugiriye inama yuko tugomba kwiga Qur'an tukayimenya tukayisobanukirwa, ndetse n'imigenzo n'imigenzereze ye niko tugomba kuba, kuko Islam is a way of life. Islam c'est le mode de vie. Umuyisilamu afite uburyo arongora akoramo ubukwe bwe, afite uburyo agomba kwambara, afite uburyo agomba kurya, afite uburyo agomba kuryama. Ibi byose bitandukanye n'ibyo abazungu batuzaniye. Intumwa y'Imana yaje ari icyitegererezo kuri twebwe. Ni nayo mpamvu umuyisilamu ubona udakurikira intumwa y'Imana, uwo nguwo sinzi ko ari undi role model yabona urenze intumwa y'Imana. Aho ngo ni
ubuzima busanzwe hano ku isi. Hanyuma mu bantu basanzwe tutagiye kure, burya ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Tugomba kureba iwacu. Umuntu ufatiraho urugero ku nama agenda abwira abantu ageza ku baturage ni perezida wacu, perezida nyakubahwa Repubulika Paul Kagame. Nyagasani amukomeza amuhundagazeho imigisha, akomeza amuherezeho ibyiza byose we n'umuryango we, kuko uri umusaza wacu twavuga ko ari impano Nyagasani yaduhaye. Ibintu atubwira byose urebye n'amavideo ya kera usanga ari ibintu biri mu bwenge. Sinzi biriya wallahi wa mugani ntabwo ari ngo nukumutaka cyangwa iki. Njye mu buzima n'abantu banzi baranzi, sinjya mbiryarya, sinjya mbiryarya, sinjya ngira fanatisme ku muntu cyangwa ndakuryaho imboga. Njye mvugisha ukuri, burya ndi mu bantu bajya bakurikira discours cyane za perezida, ibintu byinshi avuga iyo urebye ahangaha usanga ari ibintu biri mu bwenge, biri mu bwenge cyane. Agira inama abasaza, agira inama urubyiruko cyane cyane. Wabona he perezida wicarana n'urubyiruko, akicarana n'abaturage ndetse n'abakina, akicarana nabo akumva ibibazo byabo, akabagira inama kandi akemeza yuko ibibazo byamaze gukemuka. Ni bakeya muri Afurika. Niyo mpamvu rero ngewe rero umudo wanjye mu bantu basanzwe bitari ku rwego rw'idini, ndebera kuri perezida nyakubahwa Repubulika Paul Kagame, perezida wacu. Urakoze cyane. Nk'uko twabivuze dutangira, turi ku munsi wa nyuma w'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Umunsi wa nyuma witwa Eid. Ubundi Eid ni iki? Umunsi wa nyuma ntabwo ari Eid. Umunsi wa nyuma ni uw'igisibo. Ni uw'igisibo. Eid wari umunsi urakurikira igisibo. Umunsi ukurikira igisibo. Ubundi Eid ni iki? Urakoze cyane. Nk'uko nabivuze turi mu minsi twafunze no umunsi wa nyuma wa Ramadan. Bivuga ngo uyu mugoroba ni winjira umunsi wa Eid uraba winjiye. Ejo kubasha bwa Nyagasani tuzajya gusarira Eid kuri stade. Bivuga ngo Eid mu cyaro twita Eid. Mama na Eid bisobanuye iki? Awalan tugendeye mu kururimi bikalimati al-auda, biva ku jambo auda. Auda ni ukugaruka. Eid yaudu aada, udna yaudu audu, ni ikintu kigenda kigaruka. Yarja, ikintu kigenda kigaruka. No, kuko kigenda kigaruka yaudu kulla sana au yaudu sanawiya, kiza buri mwaka. Kuko kiza buri mwaka, iyo niyo Eid. Isobanuro cya mbere. Isobanuro cya kabiri, Eid ni umunsi mukuru w'abayisilamu tugira iyo dusoje igisibo cyo kwezi kwa Ramadani, iminsi 29 cyangwa se iminsi 30. Rero ngo abisilamu bizihiza umunsi w'Eid kwa ko basibye iminsi 30 ya Ramadani, ariko mbere yaho bakibuka yuko batagomba kuba kwizihiza bonyine, bagomba gusangira n'abakene n'abatishoboye. Niyo mpamvu nimwe Imana dutegetse gutanga icyo bita zakatul fitri. Nimwe Imana muri hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Allah bishimire bombi, aratubwira ati nimwe Imana tubwira ati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Nimwe Imana yategetse yuko abantu batanga zakatul fitri, tuhratu lis-sa'im min al-laghi war-rafathi, kugira ngo isukuru wasibye y'amagambo mabi yavuze, aho yanyereye agakomeretsa abantu atabishaka. Wa tu'matu lil masakin, ngo ni ifunguro ry'abantu b'abakene, kugira ngo nabo batazajya gusabiriza ku munsi w'Eid. Bakabone nabo umuceri wabo, babone ibyo bishyimbo byabo, babone ibyo bagomba guhabwa. Nimwe Imana man adaha qabla salah, uzatanga zakatul fitri mbere y'isengesho ry'Eid, fahiya zakatu maqbula, iyo ni zaka yemewe n'Imana, yakiriwe n'Imana. Wa man adaha ba'da salah, uyitanga nyuma y'iswala y'Eid, fahiya sadaqatu min as-sadaqat, ngo bavuga yatanze ituro. Kandi muri Islam ituro na zaka biratandukanye. Ituro ni sadaqa, zaka abari kindi. Bivuga ngo rero zaka ni ndiza gusukura wasibye n'amagambo mabi n'ibikorwa bibi byoroheje aba yaravuze atabizi, hanyuma yatanga iyo zaka bigatuma igisibo cye kitaguma mu cyera gati, Imana ikaba yakizamura ikakimwakirira bitewe n'iyo zakatul fitri yatanze. Bivuga ngo umunsi w'Eid rero mu byo tugomba gukora no kwizihiza no kumenya ko Eid ari ugutinya Imana. Tukizihiza ariko harimo gutinya Imana. ليس العيد لمن لبس جديد واكل الطعام لذيذ ولكن العيد لمن خاف الوعيد. ngo Eid ntabwo ari kuri wowe uzambara imyenda mishya, abantu benshi bari kudodesha imyenda mishya abandi bakagura. ولكن العيد لمن خاف الوعيد او ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. ngo Eid iri kuri wowe uzatinya umunsi w'imperuka. Ese ibi ngibi ndimo ejo Imana ntuzajya kubimbaza ku munsi w'imperuka, kandi uzakora icyaha ku munsi w'Eid. man asa yawm al-Eid, man asa Allah yawm al-Eid, uzigomeka kuri Nyagasani ku munsi w'Eid, فكأنما عصى الله يوم الوعيد, abarwa nkaho yigomese ku Mana ku munsi w'imperuka. Eid rero ni ukubaha Imana, kumvira Imana, ukizihiza ariko hatabayemo gusesagura, hatabayemo kwima abakene, hatabayeho kuba warya wenyine n'umuryango wawe ngo mwifungirane, mugasangira n'abandi, mugasharinga n'abandi, mukizihiza hamwe
mutarenze imbago za Nyagasani. Iyo niyo rayidi. Yego. Igisibo kirarangiye ariko kandi turi mu cyumweru cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni ubuhe butumwa dusoza, ni ubuhe butumwa wagenera aba Islam n'abanyarwanda muri rusange ku myitwarire n'imigenzereze? Nibyo twizihize irayidi, ariko ni gute umuntu yakwitwara bijyanye n'iyi minsi turimo? Urakoze cyane. Nkuko tubizi turi mu cyumweru cy'icyunamo, aho twibuka ku nshuro 30 yego jenoside yakorewe abatutsi muri kino gihugu. Yewe nari ndi mukuru ariko ntabwo nari ndi mukuru cyane, n'imyaka nk'icumi 94. Byinshi ndabizi, mbibona nari ndi muto ariko mbifiteho nosiyo. Bivuga ngo yuko ibyo Islam itwigisha kubaha umuntu, humanity, umuntu kumuhereza ubumuntu bwe. Turabibuka ko ni abacu, abavandimwe bacu, n'ababyeyi bacu, n'abaturanyi bacu bishwe bazize ubusa. Yego. Bishwe bazira ubusa uko Imana yabaremye. Kubibuka rero ni ngombwa. Message natanga cyangwa ubutumwa natanga ku bayisilamu bose ni ukuba batakora iki, batasaragurika, batakwibagiza ibi bihe turimo. Niho bose tuzaba tugiye kwizihiza, ariko umuntu wizihize bitari gusaragurika, bitari kwizihiza umuntu ari kwishima cyane, ahubwo turi no mu kiriyo, turi muri hidadi, turi mu kiriyo. Iki kiriyo rero twibuka bariya bacu kugira ngo tubasabire kwa Nyagasani, roho zabo Imana zishire aheza, kubera ko bishwe bazira ubusa, kandi tugomba kubasabira. Ni mu nshingano zacu. Nimwe Imana twigisha kuba twasabira abantu bacu batuvuyemo. Nk'umuyisilamu, umubyeyi wawe yitabye Imana atarwaye, bakamuziza ko Imana yamuremye, kandi Imana muri Qur'an isura 49 itubwira ko ya ayuha nasu, yemwe bantu, inna khalaqnakum min zakari wa untha, twabaremye tubakomeye ku mugabo n'umugore, ari wa Adamu na Hawa, Adamu na Eva. Wajalnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, tubavanamo amahanga anyuranye n'amoko anyuranye, lita'arafu yakuna hunaka bainakum ta'arrufu, kugira ngo habe kumenyana hagati yanyu, so that you may know one another, so that you may know each other. Imana yabikoze kugira ngo tubashe kumenyana. Ariko Imana igiye kurangiza umurongo aravuga ngo inna akramakum inda Allahi atqakum, umutoni muri mwe, imbonera muri mwe imbere y'Imana, si umuzungu, si umwirabura, si umwarabu, atqakum, muzatinya Imana kurusha abandi, muzaganduka mu biremwa, akarangwa na piety, takwa, gutinya Imana. Kandi gutinya Imana ntabwo bigaragarira ku myambaro, ni mu mutima. Hereza mugenzi wawe agaciro, wibuke ko niba ari umubyeyi we yabuze, nawe ejo ushobora kuba wabura uwawe. Bivuga ngo message natanga, abasilamu bitwararike ibicishe bugufi, bibuke abasilamu bagenzi babo n'abatari abasilamu bishwe bazira ubusa, bakoreye jenoside yakorewe abatutsi muri kino gihugu cyacu, bazira ubusa. Tubasabira kwa Nyagasani, tunabibuka, kuko ntabwo bazava mu mitima yacu. Ni mpamvu tubwira bati ngo never again, plus jamais, ntibizabeho kundi. Niyo mpamvu ubona igihugu cyacu kirongowe na perezida, ibyo byose arabitwisha akabitubwira. Atubwira ko ngo amateka yabayeho kubera ko amaraso yamenetse, ngo ntabwo you cannot erase it by a pen. Ntabwo wayavanisha, wayasibisha ikaramu. Ahubwo avugamo n'icyo bita ink, wino. Bivuga ngo ni history that should be kept, agomba kubikwa kugira ngo n'abazaza bamenye amateka yagwira iki gihugu cyacu. Abasilamu rero bacishe make, bitwararike neza, ntibazajye kwizihiza irayidi barenga imipaka ya Nyagasani kugeza ubwo baza kwibaza kuba ari no mu kiriyo, ahubwo basabira bagenzi babo bitabye Imana bazize ubusa bazira uko Nyagasani yabaremye, kugira ngo Nyagasani zampuwe zayo azidondagazeho, nabo azibahundagazeho. Murakoze. Urakoze cyane shehe. Abantu benshi muri komanteri baragukunze, bakunda ibisubizo ujya utanga. Hari umuntu nyine muganira bakabona yifashe cyane, ariko wowe n'abantu batoya uri sociable kuri twebwe, ari nabyo nyine mpora ngushimira, habe n'inyuma ya kamera njya mbigushimira, urabizi. Wakoze cyane kongera kuza. Urakoze cyane, nawe ndabashimiye, Imana ibamugisha. Murakoze cyane rero abantu badukurikiye, yaba kuri Jarudi Kers cyangwa kuri SNA TV, turabashimiye kuko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Imana ibamugisha cyane. Murakoze cyane. Turasoje, ndakeka hari ibibazo abantu bakeneye kubaza, yaba ari abayisilamu cyangwa se abakristo nk'uko Noah yari abahagarariye hano.
wabishyira muri comment wenda ubutaha Sheikh akazabiheraho abisubiza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.